Reka nizere ko mumeze neza kandi uwaba ibintu bitameze neza yihangane, Uwiteka aguhumurize kandi ihumure aguhumurishisha, nawe uzarihumurishisha abandi. Uyu munsi rero ikiganiro tugiye gukora, ngiye kugerageza gusubiza ikibazo nabajijwe ejo, cyabazaga ngo kuri video yabanje, muri imwe mu mavideo yanjye hari umuntu wateyeho comment arabaza ngo hello, wujuje ibyo byangombwa byose wavuze, nta yindi mpamvu n'imwe yatuma ubura visa? Icyo nicyo kibazo ngiye gusubiza. Ngiye kuvuga impamvu 10 zishobora gutuma ubura visa muri kino kiganiro. Mbahaye ikaze, mbashishikariza ko mwakora like, share, subscribe, mukajya mutubaza n'ikiganiro, twagira ikiganiro dushyiraho gishyashya mukaba aba mbere mu kukibona. Reka dutangire. Rero nkurikije iki kibazo yabajije, ngiye kugerageza kuvuga zimwe mu mpamvu 10 mu buryo buri rusange, kuko sinzi ngo ashaka kujya mu gihe gihugu zatuma umuntu abura visa mu buryo buri rusange. Impamvu ya mbere ni incomplete or inconsistent application. Abantu bo muri immigration baba bashaka ko dosiye yawe iba yuzuye, iba yujuje neza, hatabura n'amagambo abusa cyangwa nta bintu bibusanye. Wenda urugero uvuge ngo watangiye kwiga muri uyu mwaka, usange diplome yawe ivuga ibitandukanye n'ibiri kuri diplome. Immigration iba ishaka kureba amakuru yuzuye y'ukuri. Rero uramutse ufite information zipfuye cyangwa detaye zinyuranye, byakurura amahirwe menshi yo gutuma ubura visa. Rero nkeka ko ari umuntu ikintu cyose yakagombye kujya gukora, wakagombye kugerageza kongera ugasuzuma amakuru watanze kuri application form, visa application form yawe ko ahuye n'ay'ukuri. Ndabyibuka umuntu wese akora ikosa. Nanjye nigeze gukora ikosa ndimo ku applyinga visa, ariko ubwo najyaga kuri immigration, kuri embassy, narababwiye, bankoresha interview, ndamubwira sorry, I made a mistake on my application form on page ya 4, may you recollect it or may you revise it? Arambaza ni ikihe kintu ushaka guhindura, ndamubwira why, ndamubwira. So ibyo byerekana ko uri tayari, kandi akantu kabusanagaho ni agatariki kamwe, ni itariki n'ukwezi kumwe. Rero uba ugomba kumakinga sure yuko data zawe ziri consistent, zifite consistency, nta kinyuranya n'ikindi. Ikintu cya kabiri ukeneye kwitaho ni incomplete travel details. Kuba ibyo ugiye gukora cyangwa urugendo rwawe rutari detaye. Abantu bo kuri immigration baba bashaka kumenya ufite plans bwoko ki, uzagenda gute, uzasura hehe, ufite niyihe mpamvu igiye gutuma uguma aho hantu ugiye, ese waba ufite icumbi. Ibyo byose baba bashaka kubimenya. Rero uramutse ubahaye detaye zitari zo cyangwa zituzuye, bashobora gutekereza ko impamvu ugiye gutuma usura abo bantu, usura icyo gihugu cyangwa ujya muri icyo gihugu, zitari zo. Uba ugomba kubemeza rero legitimacy y'urugendo rwawe, y'impamvu igiye gutuma ukora urugendo. Ushobora kubahereza document, ushobora kubahereza flight reservation, ushobora kubahereza hotel booking. Ibyo bintu ukabereka return ticket. Ibyo bintu bituma ntabwo umuntu waba ufite return ticket kugira ngo bamwangire, biba bigoye. So rero nawe niba utekereza kujya gushaka visa, aka kantu uzakitaho. Uba ufite document z'urugendo cyangwa amadetaye ajyanye n'urugendo rwawe yuzuye. Icya gatatu ni lack of funds. Kuba uterekana uburyo uzabaho. Tuvuge urashaka kujya, wenda dufate urugero, urashaka
kujya mu gihugu, ariko uba ugiye ahantu hatari iwanyu, uba ugiye ahantu ubuzima bwaho butandukanye n'ubwawe, n'uko wari usanzwe ubayeho, uba ukeneye kubereka nzabaho gutya, nzabaho muri ubu buryo, bikaba ari ibintu bifatika. Utekereje dufate urugero nka Canada, nk'uko ubibona hari minimum amount ugomba kwerekana ari kuri konti yawe. Muri kuva ku itariki 25 z'ukwa kane 2023, Canada yasabaga ko byibuze umuntu ugiye kujya muri Canada agomba kwerekana ko konte ye byibuze iriho ibihumbi 13. Wowe urayafashe urayadepoje, umunsi umwe uhise uyavanaho kuko ntayo wari ufite. Ibyo bintu hari imbasi zacekinga bagasanga amafaranga wayadepojeho umunsi umwe urongera uhita uyahuzaho. Icyo gihe urumva deja biba bigaragaje ko urugero naguha, muri Polonye babara ko byibuze kugira ngo umuntu yemererwe kuhaba byibuze umwaka, agomba kuba byibuze kuri konte ye hariho amafaranga 701 ya hano, uteranyaho 2,500. Ibyo byose ubibaze, byibuze wakagombye kuba kuri konti yawe ufite 3,500,000, utarabaraho iz'ishuri, utarabaraho n'ibindi biki, kandi hano nta cumbi bigeze bashyiraho, ariko byibuze at least, byibuze ushobora kugenda ukashakamo icumbi, ushobora gushaka icumbi ry'amezi 6, andi 700 yagutunga. So rero ni uko baba babibaza, bakavuga ati byibuze umuntu ugenekereje kujya saa sita na nimugoroba byamutwara amafaranga 701 wakuba n'umwaka. So ariko icyo gihe wenda twavuza uri umunyeshuri uzaba mu icumbi rya kaminuza, naryo ridahenze, ariko urumva bigenda bitera byibuze ayo niyo bexijaga, ntabwo uri kuvuga ngo niyo minimum wagomba kuba ufite, kuko ndumva byarasabaga ko byibuze uba ufiteho ibihumbi 10 na bingahe, ariko si ukuvuga ngo byibuze ni uko babibara, ni uko baricara bakabara ngo uyu muntu aje kwiga, bakabara amafaranga y'igihembwe cya mbere, bakabara y'igihembwe cya kabiri, bakabara y'igihembwe cya gatatu, bagakuba bagateranyaho ayo mafaranga yo kugutunga, bagateranyaho n'ay'ibindi bintu byose. Ugasanga byibuze baragusaba ko kuri konti yawe hagomba kuba hariho bank statement yawe igomba kuba byibuze iriho ibihumbi 10, 9, aba ari 9 cyangwa kuzamura ko bibaye byiza rero 15 aba ari byiza by'idolari. Rero nuko bimeze, niyo nama nakugira, ugomba kwerekana yuko ufite ubushobozi bwo kwitunga. Ikindi cyatuma uhura n'ibibazo, visa baguhaye cyangwa wabonye ubushize yagenze ite? Niba waragiye mu gihugu ukagumayo igihe kinini, ukamarayo igihe kinini, ukarenza iminsi wakagombye kuba muri icyo gihugu, visa yawe ikarenga, cyangwa ukaba ufite icyo nakwita record mbi, mon cher ami, icyo gihe bishobora gutuma visa yawe utayihabwa. Ikindi kintu ni uko buriya ujya wirinda, hari ukuntu ubona utangiye gukora nka visa application visa, ugatangira kumva amakuru kanaka akubwira ibi, ajya hano, jya muri Canada, jya muri Amerika, jya muri Polonye, jya muri Germany, ukagira amakuru menshi, rimwe na rimwe ukayadepoza ibyo utakagombye kudepoza, cyangwa ugasanga ufite idea nyinshi. Urabizi pasiporo yawe wenda niba ari ukiyibona iba irimo urupapuro, nta hantu wigeze ugaragaza stamp, nta na stamp n'imwe irimo. Probability ni uko ushobora kuba ariho hambere ugiye kujya. So rero irinde kujarajara, irinde kugira ngo niba udafite stamp nyinshi muri pasiporo yawe, irinde gutuma pasiporo yawe ijyamo igikashi cy'uko bayirefuzinze, ko iyo bayirefuzinze baragistampinga, kandi iyo bagiteyeho kiriya cya refuse, birashoboka ko bashobora kuba bagisikana, birashoboka ko kodi zawe, passport number yawe nibayisekuramo bayishyize muri system, ko izahita igaragaza yuko bakwangiye, bagaragaze n'impamvu byatumye bakwangira. Rero byaba byiza ukoze step by step, ukamakinga sure yuko ugiye
wirinda kujarajara, kwanga ko refuzo uzabona imwe itazatuma iguteza ibindi bibazo muri nuza zizaza, ko passport number yawe iba iri muri systeme, kandi nkurikije umutekano w'ibi bihugu ukuntu uba urinzwe, ukuntu uba wubakitse, ndahamya neza ijana ku ijana ko bashobora kuba basenkroniza amadata, bashobora kuba barinda umutekano. Rero ugasanga washatse kujya Canada barayikwimye, noneho wise uja gufata Pologne. So ni ukuvuga ngo icyatumye Canada ikwangira nicyo cyanatuma Pologne ikwangira, nicyo cyatuma Germany, icyatumye Pologne ikwangira ni kimwe yuko na Canada izakwangira. Aha. Ikindi kintu nshaka kuvugaho narajya kuri po ya gatanu ni uko umva uko viza zikora. Viza ni ikintu kikwemera kwinjira mu gihugu, ni agapapuro kakwemera kwinjira mu gihugu. Dufate urugero wenda, hari nk'ukuntu dufata urugero nko mu bihugu bya Schengen. Iyo ufite viza wenda ya Germany, wemererwa kuza muri Pologne ukamara iminsi 90. Bivuze iki? Bivuze ngo umupolisi wo ku mupaka wa Pologne, uwo wari uri muri bisi ivuye wenda Germany uje muri Pologne, umupolisi wo muri Pologne nagufata, afite akantu baba bambaye mu gatuza ashyiramo, agahita abona yuko iri valide. Bivuze iki? Bivuze ngo data z'umuntu wo muri Pologne ziri synchronise n'iz'umuntu wo muri France. So niyo ukora ikosa rimwe rizafekita n'andi mageragezo ushobora kuzakora. Ikindi kintu navuga ni ikijyanye n'ubuzima, ubuzima bwawe ufite ubuzima butari bwiza, urugero kimwe mu cyabyerekana ni uko wikingije. Urugero ukaba wenda warikingije fievre, yellow fever, urukingo rwa yellow fever, ufite n'izindi nkingo, bitewe na embassy nuko ibisaba, bitewe n'aho ugiye ku applyinga uko babisaba. Ntabwo wazahaguruka ugenda mu gihugu wenda runaka gifite ibyo gikenera ku bantu, gifite ubuzima, gifite standard z'ubuzima kiba gishaka ku bantu bagiye kugisura, nawe rero wakagombye kubyuzuza. Ikindi kintu ni passport issue. Passport issue ndavuga yuko uramutse ufite passport yangiritse, ufite passport iri hafi kuba expired, iri hafi kurangira, byaba byiza wirinze izo issue, kuko niyo ugeze hano still, niyo ugeze mu bihugu by'i Burayi cyangwa mu bihugu bya Amerika, still ya passport yawe n'ubundi irakomeza igakoreshwa. Ntabwo kuba ufite visa deja bayitera muri passport. Kuba niyo waba ufite temporary residence card, still ya kadi yawe iba ikiri valide, ya passport yawe iba ikiri ngombwa. So niyo mpamvu uba ukeneye kumakinga sure yuko passport yawe ifite validite ihagije, iri muri isa neza, ko iriho amakuru yuzuye, ko amakuru ariho ahuza nuko nawe umeze. Ikindi kintu ni kudakurikiza procedure zashyizweho zemewe. Erekana yuko wishyuye ibyo usabwa kwishyura, ukabikora uko usabwa, wirinde gukoresha black market. Ko ndabyibuka njya gushaka visa, nagiye Tanzania, hari abantu baba bari aho nyine bahita bakubwira ati ukeneye, ndabanje nshaka amakuru kameme, barambaza abantu bariyo ngo ariko ngo wabona travel insurance y'amafaranga ugeze hano. Ndabaza se iremewe first of all? Hoya ngo ntago yemewe. Ni ukuvuga ngo niba wenda dufata urugero, icyo gihe mugenzi wawe yarakoresheje travel insurance yo mu kindi gihugu, icyo gihe byemewe, wowe nujyayo ushobora kuzasanga ugiyeyo bitemewe. Abantu baragendaga bakagura travel insurance yo muri company yo muri Tanzania, kandi ntabwo babaga bayiguze nk'iyo company mu by'ukuri, ahubwo ni abantu babaga bari aho kuri black market bayigushakira, ukishyura amadolari 150, utagira ngo ni na make. Warangiza ni document iri falsifiye, wowe ushatse kurengera ibihumbi amadolari 300, ariko document ujyanye si ukuri. Ikindi cya kabiri, uhuye n'ikibazo iyo document ntizagusapotinga. So ndababwira rero, ibi bintu ngewe nabyinvestishijemo umwanya, mbyinvestisamo time.
ntago numva ko byaba ari igitekerezo cyiza ko narengera amafaranga 300,000 ni menshi, ariko ntago ari bwo buryo bwiza. Ndagenda ngura travel insurance kuri travel insurance iri recommended na 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 embassy nari ngiye gukoresha. Rero nawe byaba gutyo. Irinde guca muri gushaka document iri falsifiye, itariyo, itari accurate, uzi neza ko iyo document yawe itariyo, ko ushobora gusanga bacekinga. Abantu bo muri immigration abenshi baba ari abantu bafite amasomo ku butasi, baba ari abantu bagomba kurinda umutekano w'igihugu cyabo, baba ari abantu batojwe, baba ari abantu bafite systeme nyinshi ziri connecte. Wirinde, ugenzura ibyo usabwa byose, wirinde gushaka document itari mu nzira za nyazo. Ikindi ni visa interview process. Irinde ibi bintu ngiye kuvuga rwose, irinde gusubiza ibibazo biri inconsistent, biri contradictory. Irinde ibyo bisubizo. Niba bakubajije ikibazo ugiye gukora iki, vuga impamvu iriyo, ubanze wicare uyitegure. Why did you choose this country? Kuki utagiye mu bindi bihugu? Aba ari ibintu niyongera no kukikubaza usubize cya kindi, ko aba ari record, so ashobora kuba yongera akabisubiramo kugira ngo binamworohere accessinga. So rero byaba byiza ugiye wateguye, ukirinda ibisubizo n'ibibazo bibusanye. Icya kabiri, kutigirira icyizere, lack of confidence. Uragiye urimo gutitira, urimo gususumira, ufite ubwoba wagira ngo utwaye ibisasu. Genda wumva ufite confidence, ubona visa wumve urishima, nunayibura wumve ko ubuzima bukomeza. Reka kugenda utitira nk'aho ubuzima bwawe wagira ngo bukonetse ku icyo kintu. Icyo kintu gishobora guhita kimwereka ko ahari nubona visa utazagaruka, kandi icyo kintu cya mbere baba badashaka. Ikindi, kuba udafite ubumenyi buhagije ku gihugu ugiyemo. Barakubajije urashaka kujya Germany, mbwira imijyi ya Germany. Ntuzi Berlin, ntuzi Hamburg, wakagombye kuba uzi imijyi byibuze, ukagenda ukaba hari imijyi mikeya, wakoze ubushakashatsi, bavuga ikihe kirimo, ukaba byibuze hari utuntu na tucyuziho. So ikindi ni ukuba udafite document zihagije za supportinga application yawe. So icyo cyo kirumvikana. Ikindi, kuba ufite criminal record yawe itari nziza, ko immigration kwa kesaso bagomba kurinda umutekano, kandi umutekano wa mbere urindirwa ku bantu baba bagiye kuza. So bivuze iki? Bivuze ngo immigration niyo influence ya mbere yo kwinjira mu gihugu k'umutekano muke, ko abaturage baba bashobora kuba managinga, ariko abo bandi baba bagiye kuzaza bafite imico itandukanye, abo nibo ba mbere baba bageze baba bagoye, baba bagomba kwitaho. Niyo mpamvu baba bashobora gukora background check, baba bashobora kureba uyu muntu yabayeho ate, yize ibiki, ibyo byose barabireba. So rero irinde ko wagira agakesi na kamwe ka polisi kakujyaho, cyangwa criminal record yawe yandure ijyeho umwanda. Ujya ubyumva no muri Amerika, abasitari bitewe n'uko wenda bigeze kubafata banywa urumogi, ugasanga ntafite uburenganzira bwo kujya nko mu Bwongereza, kandi yari yatumiwe, bari bakoze investment y'igitaramo, ariko immigration ikavuga no, uyu muntu wigeze kunywa urumogi yaza kuza mu gihugu cyacu gute? Kandi natwe mpamya ko mu gihugu cyacu nk'u Rwanda, urebye ukuntu umutekano uba umeze, mpamya ko natwe tudaha abantu bose bapfuye kuza bose ngo tubahaye visa. Tugomba gukurikirana umutekano w'abo bantu, tukamenya ngo ni bantu ki. So icya 10 ari nacyo cya nyuma, ugomba kwerekana yuko ufite intention of return. You have an intent of return. Ugomba kwerekana yuko icyo wapurayingiye visa
icyo wapurangiye viza ushaka, ugomba kwerekana ko kwa kesaswa uzagaruka. Ntabwo ugiye kuba hariya ngo uhature, ugomba kwerekana ko ufite ubwo bushake bwo kuzagaruka, yuko you have enough evidence of ties between you and your home country. Ugomba kwerekana yuko ufite nakwita gute, ties ni nko kuba ufitanye ukomatanye n'igihugu cyawe. Ugomba kwerekana ko ibyo ugiye gukora, ugiye kwiga kugira ngo bigaruke ubikoreshe mu gihugu cyawe. Ntabwo baba bashaka kugira ngo ugende wuzuze igihugu cy'abandi, baba bashaka kugira ngo niba uri aho ugiye uhajye, ariko ufite gahunda yo kuzagaruka mu gihugu cyakubyaye. Rero niba uri umunyarwanda ukaba uvuye hano ugenda Dubai, shyiramo agaki kerekana ko uzagaruka. Reka kubahereza rumu ituma batekereza ko utazagaruka. So ibyo ni byo bintu 10 navuzeho. Cya mbere navuze yuko ufite dosiye zituzuye atari byiza. Mvuga ko ugomba kwerekana urugendo rwawe ko ruzaba ruteguye, amakuru yose ajyanye narwo, kwerekana ko ufite amafaranga azakubeshaho, kwerekana yuko utigeze utinda wangiza amahame ya viza wari baguhaye ubushize cyangwa wari wabonye ubushize. Niba utarayibona ukerekana ko impamvu itumye ari cyo gihugu cya mbere ugiye guhitamo ko bazabikubaza. Werekane yuko ubuzima bwawe bukingiye, werekane yuko pasiporo yawe idafite ikibazo, werekane yuko ufite dokima cyangwa ufite ibyo ubonye mu nzira za nyazo, witware neza muri viza, muri interview, werekane yuko criminal record yawe iri clean, werekane yuko ufite intention yo kugaruka. Icyo gihe nta kibazo cya viza wahura nacyo. Bibaye ubwo nyine si byaba ari ibyawe, ariko ndamya ko wagerageje gukurikiza utu tuntu twose mvuze byagufasha. Rero reka mbabwire inama 9 steps to avoid visa rejection. Nuko icya mbere, gerageza ukore research. Ugiye kujya mu gihugu, tuva urugero ugiye kujya Canada, noneho wenda tuvuge barakubaje, ese uvuga icyongereza? Ati nari. Ese uvuga mvuga igifaransa, kandi ahantu wapurayinze bakoresha icyongereza, uzabaho gute se? So ibyiza, erekana ko niba ugiye kujya Canada ukaba uvuga igifaransa, ukaba ufite certificate y'igifaransa, babwira njyewe ngiye aha n'aha kubera ko mbasha kuvuga igifaransa, ngiye aha n'aha kubera mbasha gukora ibi n'ibi n'ibi, ngiye aha n'aha kubera ibi n'ibi n'ibi, ngiye Polonye kubera ibi n'ibi n'ibi, ngiye Koreya kubera ibi n'ibi n'ibi, Koreya ni ahantu zo gutya na gutya, ngiye Singapore kubera ibi n'ibi n'ibi. Viza yawe ntabwo uzanga. Ikindi cya kabiri, gerageza ukore application witonze, ushowinge due diligence. Ikindi, accuracy ya information na validity ya information zawe byiteho. Ikindi, witegure mu buryo bujyanye na financial. Ikindi, gerageza kuvuga mu magambo atomoye impamvu ituma ushaka iyo intention yawe. Ikindi, wite kuri detaye. Ikindi, ufate umwanya, sibyo? Ufate umwanya kuko viza ntabwo uba ugiye kuyiha, ntabwo ari voka basoroma mu giti cya pome, mu giti bisaba umwanya. Ikindi, ugerageze ukore ibintu mu nzira za nyazo, use for proper formalities. Ikindi, ugerageze waderesinge ibibazo by'ingenzi, utuntu nyine ushobora gutekereza wumva nawe umuntu yakubaza, umutekano wawe uzabaho ute, ibyo bintu byose ugerageze ubyiteho. So nubikora izo nzira zose ukazikora, nibakwima viza nyine ubwo azaba ari ibyawe, uzagerageza ubutaha, kandi bazakubwira impamvu bayikwimye nabwo. So ni inkuru ibabaje cyangwa ikibabaza, ariko bibaho nyine mu buzima, siko ibyo dushaka byose biba bishobora gushoboka uwo munsi, cyangwa njye nizera ko kuba baba batayiguhaye, buriya twavuga ko Imana izi byinshi. Hari igihe wenda uba ushobora no kuzaza wagera hano wenda ugasanga uhuye n'ikibazo. Rero icya mbere, reka kumva ko niba uyibuze ubuzima bwawe burangiye.
uba ukiri uw'ingenzi, uba ugifite agaciro kawe, aho hanze uba ushobora kuzagerageza ahandi, icyo bagushinjije ukagerageza kugikosora. Imana nayo iragufasha uko ugerageza, bajya bavuga ngo ikijojo kimena ibuye atari uko gifite imbaraga ahubwo guhozaho, ibyo byanze ukabikosora ugakora pili, ejo ukongera bakagufata, cyangwa hari abana nzi bagiye bazima nyuma bakongera bakagerageza semestre ikurikiyeho bakazibaha. Rero ntugacike intege ngo wumve ko ubuzima bwawe burangiye, oya, ubuzima bwawe buracyari ubw'ingenzi nk'uko bwari busanzwe ari ubw'ingenzi nta viza ufite cyangwa nta viza wari wabona, gusa ni urugendo nk'uko nabivuze utakwishimira. Nanone niba uyibonye reka utangire utegure wumve ko nta kidasanzwe, ntabwo ari wowe wa mbere uyibonye, si wowe wa nyuma uba uyibonye, ureke kumva ko hari ikintu, ureke kumva ko wageze iyo ugera, oya, uba utaragera iyo ugera. Numara iyo umaze kuyibona nyine utuze, ushyire baro hasi, wumve ko ushobora gufasha n'abandi nabo bakakwigana bakazaza bakabona iyo viza uba wabonye. Numva byafasha kandi byatuma abantu babaho bishimye. Ikindi ureke gucika intege no kumva ko ubuzima bwawe burangiye, no kumva ko icyo wari ugamije, icyo wari ubereyeho kibonetse kubera ko viza wayibonye, ahubwo utekereze ko nyuma y'iyo viza uba ugeze ku musozi umwe ariko hari indi misozi myinshi cyane iba iri imbere yawe. So rero Imana ibahe umugisha kandi reka dusubire ubutaha. So bye, Imana ibarinde.